Yes, nongeye kubasaba abakunzi bacu mudemo kudukurikira umunsi ku munsi. By'umwihariko wowe udemo gucyana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwishe aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza kandi nawe utameze neza ukomeza kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, nk'ibisanzwe rero ni wa mwanya wa sport update yacu y'uyu munsi munyemere twerekeze mu ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport. Ubu ngubu ikintu kirimo kwibazwa cyangwa se ikintu kirimo kugenda kigaruka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za ndani ni imiriro mw'abantu mwe. Njyewe iyo ngarutse muri sport update nk'izi by'umwihariko mu kumvanerekeje mu ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR FC, mujye mumenya ko ibintu inyarugenge ibintu byakomeye, mujye mumenya ko ibintu bihinduye isura. Ndavuga ngo wowe umukunzi wa Rayon Sport ndetse n'umukunzi wa APR FC igira hino ufata agatebukere utega amatwi wumve za ndani zivugwa muri sport, wumve za ndani zivugwa muri APR FC. Uyu munsi rero ngenda agaruka ku batoza bombi. Ubu ngubu ikirimo kwibazwa ni ukuvuga ngo ari hagati y'umutoza wa Sport ndetse n'umutoza wa APR FC, ninde uzirukanwa mbere, ninde uzasezerwa mbere, ko ibintu bitameze neza, ko ibintu bikomeye cyane mw'abantu mwe haba muri APR FC ndetse muri Rayon Sport. Impamvu ibi ngibi bikomeza kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye haba mu banyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Asa umutoza wa Rayon Sport ntabwo ariho kwitwara neza, arimo kugenda atakaza imikino imwe n'imwe, byagera ku mutoza wa APR FC nawe akagenda atakaza imikino ya hato na hato mu buryo budafatika cyangwa se mu buryo butameze neza. Ari nayo mpamvu harimo kugenda hibazwa ngo ninde usezererwa mbere. Mpereye mu ikipe ya APR FC ngubu Coach Tarebo bamuteze imikino igera kuri 2, nayitakaza tiyari barahita bicara basubira mu masezerano barebe niba koko baseza amasezerano. Uyu mutoza Coach Tarebo akahita yigendera cyangwa se bagahita bumvikana ku bwumvikane. Uyu mutoza Coach Tarebo agahita yigendera kubera ko ibintu iyo sezeranyije ikipe ya APR FC ntago arimo kugenda abikora. Aragenda atakaza imikino imwe n'imwe, akitwaza ikibuga, akitwaza abakinnyi, akitwaza byinshi. Dore ko aherutse gutangaza avuga ngo ubwo tuba turi mu myitozo hari ishoronge, abakinnyi baba bafite inyota yo gutsinda ndetse banakora imyitozo bashaka kugera ku ntsinzi, ariko bagera mu kibuga bikanga. Ese kukibyanga nicyo kibazo. Ariko mu minsi yashize uwahoze ari umutoza wa APR FC Mohamed Yadir ageze gucagenera ubutumwa bukomeye cyane ekipe ya APR FC, dore ko we yayinyuzemo atoza abanyarwanda gusa, ariko ubu ngubu harimo n'abanyamahanga. Yakagombye yavuze ko ubu ngubu ekipe ya APR FC yakagombye kuba aribwo ikomeye kuruta uko yari iri, uko icyo gihe yaratsindaga ku rwego rwo hejuru. Itsinda yamaraga imikino irenga 55 cyangwa se 45 adatsinda umukino, agatwara igikombe cya shampiyona ari unbeaten. Hano ikipe nimwe iramutsinda cyangwa se adatakaje umukino n'umwe. Uyu mutoza rero Mohamed Yadir agera gutya aratangaza sora ubutumwa bukomeye cyane, ndagira ngo bwageze kure bwumvishwe na benshi, ariko sinzi ikibazo umutoza Coach Tarebo afite cyo gutuma abakinnyi badatsinda cyangwa se cyo gutuma atakaza umukino umwe kuri umwe. Niruka cyane muri Rayon Sport naho ntago bimeze neza. Ndagira ngo ababyeyi ko umutoza Haruna Feruzi ariwe wari wungirije Afamie Lotfi. Uyu mugabo w'umurundi yari yungirije Afamie Lotfi ubwo bamusezeraga cyangwa se birukanaga uwari Afamie Lotfi asigaraho, agera gutya afata imikino imwe n'imwe barayitsinze. Abariyo batuyunguyu nta kibazo, reka tumureka agerageze. Bagenda babesha ngo umutoza ngo wari Sport ngari hafi, ariko umutoza turacategereje na n'uwo marsh aheze he mu kirere. Tukuribaza igihe abariyo bavugiye ngo barazana umutoza, ingoma zigahinduka, ubuyobozi bugahinduka, ari babagamira Sport bakavaho, ubu hagezeho abameze neza bafite agafaranga bari gutangira prime ku gihe, bari kujya gukorera lokali igihe bakitegura ama ekipe. Nk'ubu ndabaha urugero kuri match ya Gicumbi. Rayon Sport ubuyobozi bwarujyanye bukora lokali kare, bwitegura ikipe ya Gicumbi ku rwego hejuru, ariko gutsinda byaragoranye. Gicumbi yari ibisha yari bakuye mu mwuka. Uyu mutoza nawe ngiye nkurikije ukuntu mbibona uyu waragenda mbere ya Coach Tarebo wallahi, kuko Rayon Sport byanga byakunira mu ngamba zo kuzana umutoza mushya mukuru ukomeye wo kuza kuyifasha
kugira ngo barebe ko bakomeza kwitwara neza mu mikino ya shampiyona. Uyu wese no kumutega imikino anytime igihe umutoza mukuru yabonekera Rayon Sport, uyu nguyu arahita agenda. Katubyemere ko umutoza Kucetaribo ari we mutoza wa mbere, uyu wa Rayon Sport akaba ari wa kabiri, ariko se kuki nawe aterekana urwego rwe ngo agaragaze icyo ashoboye nk'ikipe nkuru ya Rayon Sport ifite ngo nta irema zikomeye bafite, ngo abakinnyi bango uwarokirise nabi, ariko n'icyatuma badatsinda. Andi ma ekipe se karimo gutsinda za Gicumbi ko ziri kwitwara neza na za Musanze zirusha staff cyangwa zirusha abakinnyi Rayon Sport. Ahubwo harimo ikitagenda neza, harimo ikibura mu ikipe ya Rayon Sport. Nguko rero iyo ni imiriro ziba zibyutse zivuga ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ni imiriro mbyutse mbarekuriramo nk'abakunzi b'ama ekipe yombi. Ubu ngubu amakipe yombi mu Rwanda ntago arimo kwitwara neza, ntago ahagaze neza. Wavuga ko ubu ngubu ikipe ya Police FC niyo iri ku gasongero kuri ubu ngubu kuruta andi ma ekipe yose. Usibye ko ibyo mu Rwanda bihinduka ari nko muri Premier League, watuvuga ngo ikipe ya Police yamaje gutwara igikombe, nko kuna Arsenal irimo kugenda ijya imbere y'andi ma ekipe yose igenda yitwara neza. Ariko ibya Rwanda Premier League byo ntawamenya, birahinduka. Ariko kamakubite za ndani indi miriro. Ngiye nongera kugaruka kuri Ishema Fabrice Ngoga, ubu ngubu urimo kuyobora neza cyane. Wagize gutya agahindura imisifurire, isifuri kabita kivuga cyane Nyarugenge. Ibintu byarahindutse ubu, ari nayo mpamvu ngiye mvuga ngo turi kubona amakipe nka APR FC arimo kugenda agaragurika na Rayon Sport agatakaza. APR FC mbabwire ntageruka kubona penalty muri Rwanda Premier League. Rayon Sport ntiheruka kubona penalty. Hari umusifuzi uheruka guhanwa se? Ibintu byakosohotse amakipe Nyarugenge, induru ziravuga, arimo kugenda ry'ibitego umuba. Yes, ngereka mbashimire rero kadasubira ku munsi w'ejo. Niba warakanze kuri subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikana icyo gihe ukore kuri button ya subscribe kugira ngo ujye ubona sport update n'ibiganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye ngenda mbagezaho. Ngiye mukomeza kubana mu biganiro bye bitandukanye. Nitwa Pacifique, ndagushimiye cyane, reka tuzasubire no mu sari imbere na sport update zaba zigezweho. Ciao ciao.